muraho bene data, turabaramukije mwese aho muherereye, abari nijoro, abari mu gitondo, aho abari mu kazi, abari mu bikorwa bitandukanye, turabaramukije cyane kandi turabakunda, abo tuzi n'abo tutazi. Iyo tugiye kuvuga ijambo ry'Imana tuba tuhatubwira abantu bose babasha kumva runo rurimi, kugira ngo twifatikanye gushimira Imana no kubasha guhugurana, kubera ko ino si irasaba kugira ngo duhugurane, tubashe kubwirana izuru rugenzi. Rero abumva ino mvugo yose, abanyarwanda, abarundi ndetse n'abakongomani b'abaturanyi bacu bari mu bihugu bitandukanye, ndetse n'abagande bumva runo rurimi, turabaramukije mwese tubabwira ko Imana idukunda twese kandi yaturemeye gusa ijambo rimwe ryo kuyishima no kuyihimbaza, no kubana n'abandi bose amahoro. Uyu munsi twaje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana riri hano mu Baheburayo, ni ibice 12 ku murongo wa 11. Haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Amen. Uyu munsi turavuga umwete wo kubana n'abandi bose amahoro. Naje kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana kandi duhugurane mu bintu numvishije biri ku mutima wanje, no kugira ngo duhungurane muri uru rugenzi, cyane cyane mu miryango yacu, kubera ko niho twisanga cyane. Itorero rya mbere ni mu miryango. Iyo uvuye mu muryango uzubona kuja hirya ukavuga ubutumwa, ukaja mu batazi Imana, kubera ko wabashe gukora igikorwa ciza mu muryango wawe cyangwa mu muryango wanyu. Havuga ijambo Abaheburayo, hano mu Baheburayo haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo n'uwo kwezwa, ngo kuko ngo utazezwa tazabona umwami Imana. Umuntu wese uri muri ino si utabasha kugira umwete wo kubaho azabashe kubona ubwami bwo mu ijuru, ni pole cyane, ni pole. Habe niyo wowe utunze, habe niyo wowe warabyaye, habe niyo wowe warize, kuba utabasha gutegura ubwami bw'Imana kugira ngo uzabubemo, ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, ni ikibazo gikomeye. Biradusaba kuba muri ino si tumenye ko tuzayivamo tukazaja iwacu ni mu ijuru. Kandi umuntu wese ntazapfa ari uwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza azabaho ubugingo buhoraho, utazamwakira azabaho. Ariko kubaho kuzoba gutandukanye. Hariho kubaho ugiye kubaho neza, ugiye guhembwa, ugiye kuba mu bwami bwo mu ijuru, ugiye guhanagurwa n'amarira, ugiye gukugwaho ibibazo byose, kubera ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Hariho kuzabaho uri mu muriro, kandi ibyo byose biteganwa none aha turi. Birasaba kugira umwete mu byo ushiramo byose, mu byo utekereza byose. Ugomba kugira umwete wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ugomba kugira umwete wo kubasha kurinda ubugingo bwawe, ugomba kugira umwete wo gukorera Imana mu byo igusaba. Ni byinshi, harimo urukundo. Imana yaradukunze, nicyo cyatumye itanga umwana wayo Yesu kugira ngo tutazarimbuka. Kandi icyo gitambo ntacyo twari kuzagikura, ariko Imana ibona ko nta handi yakora, nta kindi gitambo yatanga, atanga umwana wayo Yesu. Arangije aravuga ngo uzamwizera wese azabona ubugingo buhoraho. Umuntu wese wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza yizere ko azabaho mu buzima bwiza ushima Imana. Ikindi, kwizera kukutuma ugira n'imirimo myiza. Muri iyo mirimo myiza ubasha kubana n'abandi amahoro. Mu rwawe ruhande ukabana n'abandi amahoro, ukezwa, ugaza uhora wezwa. Kandi mu by'ukuri kubana n'abandi amahoro si uko hatariho ababa bashaka ko mutabana amahoro, ariko wewe ukabasha kwihanganira ibyo byose bishobora kukugaragaza zatuma utabasha kubana n'abandi bose amahoro. Ukababarira, ukihangana, ugaca bugufi, ukaba umugwaneza. Ibyo byose biri mu bintu
bituma ubana n'abandi amahoro. Niyo wohohoterwa ukihangana, niyo wotugwa ukababarira, niyo wonyagwa ibyawe ukababarira, nta kizatuma utabana n'abandi bose amahoro. Uyu munsi rero nkaba naje kubabwira ngo tubane n'abantu bose amahoro. Tibutse mu rugo kubera ko ibintu by'inama z'urugo biri muri bimwe byampaye gutera intambwe kugira ngo je kuri Mutandao. Murabizi neza, nkunda kubivuga, nagize umutwaro wo kwinjira mu muryango nkagira inama abadamu bato, kagira n'abakuru, yewe n'abagabo abo nshoboye kubona, kandi turabubaha n'ukuri kubera ko niko ijambo ry'Imana rivuga, niwe mutwe wacu, turabubaha, ariko twebwe turabashumba, turabyemerewe. Iyo ngiriwe umugisha mbasha kugira inama umuntu wese numva nagira inama, kandi naje iyo nzigira inama abandi naje mbigirirwamo umugisha, kubera ko iyo uvuga ikintu cyangwa ukora ikintu nawe kirakwigisha. Naje kikagaruka kikanyigisha kubera ko mpanshigisha abandi, kikamfasha nanje kikongera kikanyubakamo imbaraga. Kaba je mu muryango cyane cyane navuga ngo ubwoko bwacu, kubera ko mu buzima hariho imico cyangwa imibereho muba mwarakuriyemo. Twakuze dusanga ababyeyi bacu bubaha Imana kandi bubahana, buri muntu n'inshingano ze. Umugabo agakora inshingano ze, agakunda umugore we, umugore akubaha umugabo we. Twakuze tubibona. Ba mama twakuze tubona ari abantu bubaha abagabo babo birenze, yewe niyo bo birenganiramo ariko bakubaha inshingano zabo. Ariko muri iki gihe habaye ibibazo bikomeye bituma abantu batubahiriza inshingano. Abagabo bari mu guti ngo bakananirwa kuyobora ingo zabo, bakazita bakagenda muri ibi bihugu by'amahanga. Kaba mbasabye kugira ngo mwihanganire ingo, mwihangane kugeza igihe Imana izafasha urwo rugo rukagenda neza, ukarubamo wishimye. Solution si ukuruta. Ikindi abagabo nkaba basaba ko babasha gukora inshingano zabo. Hari abantu benshi batagikora inshingano zabo, urugo akarurekera umugore, umugore akaba ari umenya abana, umugore akaba ari umenya iby'inzu, umugore akaba ari umenya ibintu byose, umugabo akirirwa yicaye, umugore agakora ibintu byose. Ibyo nkaba mbasabye, nkaba mbagiriye inama, mugende mumenye inshingano zanyu, kuko iyo umuntu atari mu nshingano ye, rimwe na rimwe ni intambara abagiye kwiteza, cyangwa n'amahoro makeya abagiye kwiteza. Tukaba dusaba ko muri ibi bihugu tubasha kwera imbuto, tukereka n'amahanga tutavuze, ukabana n'abandi bakareba imbuto z'urugo rwawe bakabasha kuzigenderaho. Abambwiye abagabo bari mu guta inshingano zabo, tubinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo mubashe gukora inshingano zanyu. Nje ku badamu bakuru. Abadamu bakuru mugomba kumenya ko twagize ibibazo byo kuva mu bihugu byacu. Twamara kuva mu bihugu byacu, ntabwo arizo zotuma ubuzima budakomeza. Kandi Imana yatubwiye ko tuzasubirayo cyangwa tuzobona igihugu, turabyizeye, kandi hariho inyenyeri igenda itwereka ko ibihe biha bigenda bihindura. Mugomba gusobanukirwa ko imico imwe yavuyeho, ubu turi mu bindi bihe rimwe na rimwe biri mu bihugu by'abandi, ibyo twakora bitandukanye na biriya, kugira ngo ubashe kumenya uko ubana n'abana, tutandukanye abana, tukunda abana bamwe ngo wanga abandi. Muri iki gihe ndi mu kuganira n'abana b'abakobwa benshi, bakambwira ko ba nyirabukwe barimo kuza bashika, ugasanga bababujije amahoro mu muryango, bagenda bashaka gutegeka kandi bari mu rugo rw'abandi. Abandi bakambwira ati abamama benshi bari mu kugenda bakabona umukazana n'umwana wundi bakamufata nabi, ahubwo agashaka ko umukobwa we ari we akunda cyangwa ari we avuga neza. Nkaba mbasaba ko
tugomba kugarura umuco mwiza. Uwo mukazana uko yoba ameze kose ushobora kumugaruza neza, akabasha kugaruka akaba mu rugo yishimye kandi akabana nawe kubera ubwenge. Ukamugira inama, ukamenya uwo ari w'Imana yaguhaye. Yaba afite amakosa ukaza umubwira, ukamenya igihe cyo kumubwira, ukamugaruza neza, ukamuhugura, tiwivumbure, tumuvuge hanze. Ibyo bizagufasha kuba mu rugo rwawe wishimye, kandi n'umukazana bizamufasha kugaruka akihana akagenda neza. Habambwiye abakazana cyangwa abana bacu batoya, abakobwa batoya, mumenye ko iki gihe ni igihe kirusha. Nicagiye Pawulo yavuze ngo abagore begere abana cyangwa abakobwa batoya, abagore batoya babagira inama. Ariko muri iki gihe kenshi mu kibazo cyabaye ntimukicemera kubwirwa inama, kandi mu gihe mutabwirwa inama mufite ikibazo gikomeye, kuko namwe ejo muzasaza mugomba kubwira abana banyu inama. Nimutemera inama z'abakuru muzagenda nabi, namwe ejo ntimuzagira inama abana banyu. Kandi ibintu byose ni ugutera, muri ino si ni ugutera. Uko ushaka niko uba uhatera, ni nabyo uzasarura. Nkaba mbasaba ko mugomba kubaha ababyeyi, mukamenya imirimo ababyeyi bakoze kugira ngo aba bagabo bacu babeho. Naje ndi mu bantu bari hagati, ariko je ntangiye gukura, kandi mu by'ukuri naje mvuga gutyo ndi kumwe n'amabukwe, turi kumwe, ndi kumwe n'abavandimwe, turi kumwe, ntabwo mvuga ibintu naje ndakora. Nkaba mbasaba ko mugomba kubaha ababyeyi. Mwibuke imirimo b'amabukwe bakoraga, baheka abagabo bacu bakaja guhura babahetse, bakaza bagakora iriya mirimo yose twari tuzi abahabaye iriya, hariho n'abatarahabaye. Bakoze imirimo myinshi kugira ngo bano bagabo bacu babeho, bige, tubashe kuba turi muri uru rugo, mu ngo turimo, babigizemo uruhare, cyane cyane abadamu. Rero kubera ko babuze igihugu cyangwa bahungiye kuri twebwe cyangwa bahungiye ku bakazana ari bo bahungu babo, mureke kubatesha agaciro. Uko yoba ameze kose, yaba ari mubi cyangwa mwiza, ushobora kumugarura ukamushyira ku murongo kubera kwihangana kwawe no kumusengera no kumuhesha agaciro, azagenda akaja ku murongo. Nkaba mbasaba kugarura ubuzima bwacu bwa kera, buri muntu wese ku giti cye. Umuntu akaza mu muryango yashika akawutandukanya, agatandukanya umwana na nyina, agatandukanya se n'umuhungu, kubera impamvu y'umwana w'umukobwa uba wabiteye. Ndabasaba, naje uko mbabwira niko naje nigira inama. Ndabasaba kubaha imiryango twashatswemo, ndabasaba kwihanganira ibyo uhura nabyo byose. Byaba ari iby'abaramu bawe ugomba kubyihanganira, byaba ari iby'abaramu kazi bawe ugomba kubyihanganira, byaba ari iby'ababyeyi bawe ugomba kubyihanganira, kuko ubwenge butuma ubasha kwihangana kandi bya bindi byose bigashira. Ugomba kubyihanganira ukababarira. Ikindi tukigisha abana bacu umuco mwiza wo kubaha Imana no kubaha imiryango. Iyo uvuye iwanyu uba ugiye kubaka urugo, ni wowe uzi utuma umwana w'umuhungu agira umugisha. Ariko utabishizemo uruhari arawubura, kandi ari umwana wabo, ari amaraso yabo. Aba mbasaba kugira ngo tubashe kubana n'ababyeyi, tubashe kubana n'abantu bose amahoro. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo tugire umwete wo kubana n'abandi bose amahoro, n'uwo kwezwa, kuko utazezwa azabona umwami Imana. Utazemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi Yesu aba ahantu hari amahoro, aba ahantu hari urukundo, kandi urukundo ni ubuzima. Iyo ufite urukundo, n'iyo umuntu yaba atarufite urarumuteza, uramuheza kwihangana, ukamwereka kwihangana agakira. Tugende tuba umuco w'isi, Imana izaduha umugisha kandi tuzagira ingo nziza. N'Imana izaduha igihugu tuzocubaka neza. Mu mahanga tugende duhindure imikorere mibi, tuyireke dukore imikorere myiza, kugira ngo n'amahanga azamenye Imana kandi azabone n'umuco wacu ari umuco mwiza. Mbifuriza umugisha bari nijoro, mugire ijoro ryiza, abari ku manywa
mugire amanywa meza. Abari mu bibazo mwihangane, uko mu isi niko bimeze. None urarira ejo ukaririmba, none ubu haseka ejo ukarira, niko mu isi bimeze. Ntabwo ari iwacu, tuzaruhuka nitugera mu ijuru. Turabashuhuje kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Imana ikomeye, Imana igira neza, byiringiro byacu, amahoro yacu. Turagushimiye kandi turaguhimbaza, tugushimiye ko tugiriye neza tukaba twongeye kugera hano. Hari igihe tubyifuza ntitubibone, ko biduhaye icyubahiro n'ikuzo zongere bigusubirane. Ijambo ryawe tuvuze, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Twebwe ubwacu Mana turi ibikoresho, turarangura. Tubisaba twizeye kandi tuziringire mu izina rya Yesu. Amen.